Izina rya Yesu. Amazina nitwa Rayon, ndi umuvugabutumwa bwiza kandi Imana ibaha umugisha. Turaganira ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 10, ndetse no mu bambi ba kabiri ibice 7 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Nayo magambo tugiye kuganira, abandika bandike uze kuhasoma kugira ngo tuze gutwara umwanya neza. Turashima Imana ko twaje gusenga. Niba hari ikintu nkora numva mbishaka kuko nzi umusaruro ubamo ni ugusenga. Kabiri, niba hari ikintu kimvuna n'amasengesho ramvuna. Niyo mpamvu iyo nayagiyemo mba nayagiyemo ntago njenjeka. Kandi Imana ishimwe ko turaye imbere y'Imana, kuko hari n'abandi baraye ahandi. Kandi nasanze abantu barara ahandi bashyiramo agatege, baba bakutuje. Haleluya. Nibura nze kubona umupiyaniste nubwo bataba bose biramfasha, nubwo bataba bose kubw'impamvu runaka, ariko nibura nze kubona umupiyaniste aze kuba yicaye hariya, kuko hari ibintu bibiri byananiye. Kubwiriza ntaririmba byarananiye, kurya ntari kunywa byarananiye. Birangora ibyo bintu ko ari bibiri. Ariko kurya ntari kunywa apana amazi. Nabwiye madamu ajya ategura amazi ku meza mu gihe hari abashyitsi, ariko nta mushyitsi we ntakanegurira amazi ku meza. Nyazira kubi. Dore baranayazanye. Mujye munywa amazi ni meza. Haleluya. Zamura amaboko. Haleluya. Reka tunezerwe turi imbere y'Imana. Ejo buri nahuye n'umuntu ari kugenda yitotomba w'umudamu ngo narinzi ko ibishyimbo bikigura gutyo, ngo ayo naranjyanye narinzi ko havamo 2 kilo, ngo none na 1.5 kilo ntibivuyemo, ngo birabyana ubu nzabigira gute? Bano kuri muri iyi minsi ibintu birakaze, ariko nimuhumure abazi Imana yabo bazakomera. Mwayanzaniye ninumva ntayashaka ndayihora ko atari itegeko yuko nyangwa se numva ntahereka pe baze kuyaha abandi cyangwa bayihorera. Numva ntayashaka ntayo ndimo katari ikiraka ndiho cyo kunywa amazi, kandi uyu munsi nanyweye amacupa arenga ngabwo rero ikiraho. Nzamamaza insinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ni tangiriro n'iherezo ni Uwiteka, arakomeye. Tumuzamurire amaboko abakiyafite duha Imana icyo. Haleluya. Ntabwo nkeneye mwese, oya. Nkeneye abantu bazi ko Imana bagire neza gusa, abandi ndabihoreye, abo nibo nkeneye. Utazi ko buriya nafashe gahunda ntawe nzongera kugora ngo yazamure, nushaka ujye uyareka rata. Zamura umwami Yesu arako. Siyo pia niba muri ritime, abo mu maritime ujye wiranjuza ikiremo. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana igiye kubinyuzaho abantu batamenyereye. Mumere ikiganza umubwire ngo Imana igiye kubinyuzaho abantu batamenyereye.
reka mbisubiremo mubwire ngo Imana igiye kubikora ibinyujije ahantu abantu batamenyereye. Abenshi muri rubyiruko bamwe mwanarangije kwiga, batararangiza kwiga muzarangiza kwiga. Kandi ubwo ngo nibwo akirangiza segonderi ariko afite amahane. Ako duha Imana icyubahiro, duha Imana. Noneho icyo naringende ni iki ngiki rero. Ariko ndashima Yesu wampaye agakiza. Yarangiza akama kumukorera. Nubwo mutafashwa, nge nafashwa ngenyine kuko ndi kubwiriza hafi y'ahantu nararaga. Nge shobora sinaraga hano muri Eto Kicukiro. Nese nahararaga wagize ngo nandi mu masengesho cyane uko ntari mfite ahomba. Nahararaga ntafite ahomba. None uyu munsi ndari wanjye. Nanjye nzibe mu mahema yawe, ingoma yawe tuzamura amaboko. Haleluya! Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Aho birashoboka ko hano harimo ab'Imana yabibwiye. Kabiri, birashoboka ko harimo abiga bashaka kuzaba byo kugira ngo umuntu abe minisitiri. Ni ibintu arota mu bugacya byabaye. Umuntu ava muri kaminuza agahita abawe. Hari inzira binyuramo, hari ikintu bisaba kugira ngo abe minisitiri. Yego. Kabiri, ubu hari umuntu utari umunyarwanda waba minisitiri mu Rwanda. Hari umuntu utari umunyarwanda waba minisitiri mu Rwanda binyuze mu zihe nzira, demokarasi cyangwa izihe. Ariko wumva uburyo Imana ijya inyura mu nzira zitamenyerewe. Yozefu uri mu gihugu kitari ikiwabo. Yozefu waje mu gihugu ari imbata. Yozefu ushinjwa ko yasambanyije umugore w'umuyobozi. Ariko Yozefu ubitse inzozi. Igitondo kimwe agiye gusobanura inzozi ntiyasubira muri gereza, ahita aba premier ministre. Kuko inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu. Ongera umubwire ngo iragutabara inyuze mu nzira zitamenyerewe. Nubona atabyumva umwihorere. Shana mu myaka mike mfite nasanze umuntu wese afite ikimuraza inshinga. Nubwo waba ukibi wanyu ufite ikibazo nawe. No kuba ukibi wanyu ngana gutyo nacyo ni ikibazo. Burya rega ntawe utagira ikibazo.
ukodesha afite ikibazo, n'ufitiye afite ikibazo. Abafite imodoka bafite ibibazo byihariye, nanjye utayifite mfite ikibazo. Nimuhumure, abatarashaka mufite ibyanyu, natwe abashatse dufite ibyacu, ntawe utagifite. Aho dutandukana ni uburyo tubimanaginga, ariko turabifite. Ubu hari ibintu ngenda niyambura kugira ngo nirinde gusaza hakiri kare. Stress zirashajije. Nabwiye madamu ntitugira ibintu tworoshya mu rugo, ibintu byo gupanika ngo na stock tubyoroshye. Nituyabona tuzaya tuyikora, ariko tutayifite bamahoro. Muri make umere nkaho uyifite kandi idahari. Kubera iki? Nubundi ze ko ntayo dufite ngo tuyigure, uzi guhangayikira ikintu utari buze kubona aho ugikura. Kuko nabajije umuntu waguze umufuka w'umuceri nsanga ateka ungana n'uwo natetse nge waguze ikiro. Kuko ntawe uteka umufuka ngo nuko yagura icyarimwe, ateka ungana n'abantu afite. Nanjye iyo ngiye guhama aho ungana n'abantu mfite. Nta muntu uragura litiro 5 z'ubutungo zitekera icyarimwe agaragaze ko adasanzwe. Uwaguze 5 n'uwaguze litiro bose barya ifiriti ihiye. Kuko yaguze 5 akuraho make bitewe n'ifiriti agiye guteka. Nanjye iyo ngiye kugurangura amavuta angana n'ifiriti ngiye guteka bitewe n'ubushobozi bwanjye mfite. Niba hari ikintu abarokore dukwiye gutunga kuruta ibindi ni umutima unyurwa. Kuko kunyurwa bizana amahoro, bizana ibyishimo. Kandi nasanze kunyurwa si ukugira byose. Oya, buryo ushima ntabwo ari ufite byose, ushima n'unyuzwe n'ibyo afite. Ariko turashimira Imana ijya imenya ibibazo byacu byose kandi ikamenya uko ibigenza. Ubu nta muntu wakureka n'ibyo mufite hano nta wabikemura byose, ariko Imana yacu ishobora byose. Bibiliya yagaragaje ngo uyu wavutse ari impumyi, ngo ari mu nzira agenda ari kumwe na Yesu, ngo n'abigishwa bahura nawe. Abigishwa ngo baza Yesu ati uyu niwe wakoze icyaha ko yavutse ari impumyi cyangwa n'ababyeyi? Ngo Yesu arababwira ati uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi ntacyo bakoze, ahubwo byabereho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ahita batemwe gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Ngo ntiyabitaho, ngo atoba kondo, amaze ugatobonga ukamusiga ku maso. Aravuga ngo ujya mu kidendezi cyitwa Isirowamu uyuhagire, hasobanurwa ngo yaratumye. Ubundi icyondo gikiza amaso cyangwa kirayica? Ariko Yesu agikoresheje akiza amaso, kandi mu buzima busanzwe cyica amaso. Aragenda ariyuhagira ngo agaruka ahumutse. Batangira kubazanya bari bamuzi ngo niwe cyangwa si we, ngo bajya impaka. Bageze no ku rwego bajya kubaza ababyeyi bamubyaye bati twe tumuheruka ari impumyi, uko yahumutse ntago tubizi, mumwibarize nawe ni umuntu w'umugabo. Bati tubwire byagenze gute? Ati wa muntu witwa Yesu yatobye akonda kansiga ku maso, icyo nzi cyo nari impumyi none nahumutse. Ari hehe? Nimumbaza aho ari, nimujye kumushaka ngiye nahumutse. Izi nzira Yesu yanyuzemo amukiza ni inzira zitari zimenyerewe. Maze kubona abantu barenze umwe. Ni umudamu kandi umukozi w'Imana Vincent aramuzi, yitwa Mama Joshua, twasenganaga kwa Hawa. Yarabaye mu buzima, mu cyumba bajyaga bamuteranyiriza kugira ngo abone icyo agaburira abana. Yabaga mu kizu cy'ibyondo hari i Kanombe, yari yaratijwe n'umuntu. Abana bari baravuye mu ishuri kubera ubuzima, ariko twaba turi gusenga mu cyumba, Imana ikavugana nawe. Hari ukuntu ubukene buba ku muntu ariko ntibumugaragareho. Hari ukuntu ubukene buza bukanakugaragaraho. We yarakennye no ku rwego bimugaragaraho. Ariko twaba turi gusenga, Imana ikavuga ngo nzakugirira neza. Ndashimira Imana iyo ijya kuvuga ibyo izakora ntabwo ihera ku bihari, ntabwo ihera ku by'ibihasanze, ihera ku bushobozi yifitemo. Kuko cyo yo nikidaharira kirema. Iyo twarebaga uwibwira, twareba n'ibyimubwira, twarabihuzaga ntibihure. Kandi kimwe mu biranga ko Imana ivuze, ivuga ibitandukanye n'igihe duhagazemo.
Imana isanga bagusohoye muri chambrette ntitiye bango nduwiteka nzagutuza muri etage, ibyo bintu wabihuza bigahura. Wabuza wishyura muri chambrette nzagutuza muri etage, aho ibera Imana. Kimwe mu biranga kwivuza ntivuga ibihwanye n'igihe turimo, ivuga ibitandukanye n'igihe turimo. Ivuga ibintu bisiga ubwenge ku buryo ibikubwiye ukaba wabuza yawishyura nayo y'abana ikakubwira ngo nduwiteka bazayarangiriza muri Amerika, kandi wabuza yo wishyura nayo. Ndabyibuka umwaka ushize 2020 nko mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 10 yagiye kwa muganga burayo yishyura 7,000 arampamagara arambwira ati John merewe nabi sengera nabuza yishyura kwa muganga. Ibyago no guhamagara umuntu muri mu cyiciro kimwe cy'ubudehe. Cyo gihe nakoze ibyo nagombaga gukora, ariko dusenga Imana. Ubu mama Joshua aba muri etage Kibagabaga. Bensa warabimenye? Aba muri etage Kibagabaga. Abana be biga King David. Bafite imodoka ibajyana ku ishuri ikanabatahana. Abamuteranyirizaga umuceri baracaba muri quartier z'amanegeka. Uwo bateranyirizaga aba muri etage. Hari inzu wakubaka bakagukorera audit ngo bareba amafaranga aho yakuye muri ako kanya. Ariko ibintu Imana ikoze ntawe bikorera audit. Ese ni gute mu kwezi kwa 11 twateranyirizaga umuntu mu kwezi kwa 3 akaba muri etage? Ngaho bikorera audit wumve. Abana biga ahantu ku gihembwe bishyura miliyoni na. Tekereza umuntu uzwi na Katari. Mugenge nta n'umuntu wahunze ariko azwi na Katari. Mubwire ngo iragutabara inyuze mu nzira zitamenyerewe. Izimenyerewe zaranze, nukuri zaranze pe, zaranze. Waradepoje muzimenyerewe byaranze. Wanagiye ugira ngo hari umuntu muziranye byaranze, irakaguha inyuze mu nzira zitamenyerewe. Bajye bavuga ngo byabaje ngo Imana yanyuze, kandi ibintu abantu bari buze kujya impaka kubera Imana inyuze mu nzira zitamenyerewe. Bavuge ngo bigiye buryo wango ni inzira zitaye. Ikintu cyose Imana ikoze abantu bakigira impaka. Hari ibintu Imana igiye gukora abantu bajya impaka bavuga ati akize gute, azamutse gute. Ujye ubabwira ngo yanyuze mu nzira zitamenyerewe urabikora. Abantu benshi hari inzira baza ariko Imana irabikora inyuze mu nzira zitamenyerewe. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira ngosimbere zigikangwana ngosimbere noneho rero byahindutse niba batatashe nibaze hari niba bagihari baze bicare hariya ntacyo bitwaye bamfashe ivuga butumwa. Bamwe bati niwe abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Arababwira ngo mwige impaka, ni njyewe uzi inzira Imana yanyuzemo inkiza. Mureke mbibwire ni njyewe, kuko ntibari bahari Yesu amubwira gutoba kondo. Ni wowe uzasobanura uburyo Imana yagutabaye, abandi ntibabisobanukirwa kuko ntibazi inzira yanyuzemo ibikora. Ndashaka kuzajya gusura mu Joshua abimbwire neza ukuntu byatangiye. Kandi mutabaye icyo nzi cyo ni kimwe, nuko yahereye ku bishushanyo by'indege umwana wakora. Umwana wakora ibishushanyo by'indege kwa kundi bakora indege mu biti nuko naho ngaho. Amakuru ufite nuko ari Imana yahereye imumenyekanisha na Katari naho ngaho. N'ubu ufite aka video yanyohereje ambwira ati dore bya bintu Imana yahereyeho ari kugisiga irangi ry'umweru. Ibyo kintu cy'indege mbona bababaje mu giti. Ngafite na certificate ya Rwanda ya nuko muri naho ngaho Imana.
ikinuza baza pe, nawe wafata uduti ugahuzahuza ukareba uko indege imeze neza, bikaba inzira. Ubwo si izo nzira ziramenyerewe. Hari umuntu waje hano kubera ko yari yabuze ahandi arara, kavati naje hano kugira ngo ndebe ko amasaha y'icuma arahari se. Mwese mwari mufite aho muri buryame, mureke twumve ikiri buvugane natwe ijoro. Niba tutaje kubera ko twabuze aho, icyatuzanye turakibona, icyo twayishatseho turakibona. Ntabwo yadutumira ubusa, nanjye sinagutumira ntafite icyo nkubwira. Kaswe Imana yahanitse ikirere, hari icyo yagambiriye, ahubwo icyo gusaba ni kimwe, uze kuba maso wakira icyo Imana yagambiriye gukora. Kuko niba utabuze aho uryama, ntabwo waje gutakaza umwanya ahangaha. Niba hari ikintu ntakigiraho ubwo, ni ukwizera ikintu cyose Imana imbwiye. Kubera iki? Shingiye ku bintu imaze gukora, numva nta kintu itakora. Ntabwo tukwiye kuyizezwa n'ibyo izakora, dukwiye kuyizezwa n'ibyo yakoze. Kuko ejo ntago tuhazi, ariko hashize turahazi. Imana y'ejo ntawe uyizi, ariko tuzi Imana yahashize. Iyo hashize niyo ikwiye kwitwiza ko n'ejo tuzagira ngo tuzayibona. Haleluya, haleluya, tuzamura amaboko. Haleluya. Irabikora inyuze mu nzira zitagize gute, zitamenyerewe, ku buryo uparika imodoka bati ese yatangiye gukora ryari? Ku imodoka nk'iri itungwa n'abantu bamaze imyaka iyi ngiyi bakora, ujye ubabwira ngo yanyuze mu nzira zitamenyerewe. Bibiliya yatweretse inkuru ziri mu gitabo cya 2 cy'Abami, ngo hateye inzara ku rwego ababyeyi batangiye kurya abana babo. Aho umubyeyi yijushura umwana bakamurya pe, bakamurya, kugeza ku rwego bahamagaye umwami guca urubanza. Arababwira ngo Uwiteka atabarengeye byo kubarengera nagira gute, nabikura he? Kandi ari umwami. Beneda, niba hari ikintu kiryana, abitararya ntizabarya, ariko inzara iraryana. Inzara iraryana abakozi b'Imana. Gusa aho kugira ngo mburare nabwirirwe, ya nijoro irakatsindwa. Burya ku manywa uratarasa amasaha, ariko nijoro ijoro rikubana rirerire. Niyo ufite uburiri nturyama ngo usinzire. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo isasi iba mu nda. Burya ahantu umuntu ahaze nta nataryama ngo asinzire. Bura ntureba niba waje uri uhaze, nubwo bagushyiraho ku makaro urasinzira ntumenye ko hakonje, ariko ushonje nubwo bagerekeranya materaze 5 ibitotsi urabibura pe. Ubona nuko urugira ngo ntago isaha iri kuva hiri. Umutipe umwe ngo inzara yigeze imurya, iramurya ngo yumva agiye gupfa, kandi ngo aturanye na restaurant. Arabata ariko inzara inyice koko nturanye na restaurant. 2, inzara inyice mfite mitiwere. Ngo yigira inama, atagupfa none nzapfa ejo. Afata mitiwere ayishyira mu mufuka, aragenda ajya muri restaurant mu mibiryo. Baramuhereza ati ko numva ntaze kwiyongera biri, bati nta kibazo iyo wiyongeye kuba 2, ati nta kibazo. Baramuhereza, amaze guhaga ajya kuri reception aho bishyurira, akuramo mitiwere. Aturi muzima, ati nge ndi muzima, ariko none sano ni kuri centre de santé. Ati none se kuri mitiwere handitse ngo iki? Handitseho ngo uyifite ntarembera mu rugo. Wumve aho inzara ikwigisha ubucakura nk'ubwo, akibuka ko handitseho ngo uyifite ntagira gute. Ati kandi narindembye. Ijambo rya 2 ni ubwisungane, naje kubisunga kuko ari icyo mundusha. Baramureka aragenda. Inzara ikwibutsa ko kuri mitiwere handitseho ngo uyifite ntarembera mu rugo. Utazabikora bakagutera imigeri.
iby'iki gihe ntawe ukibikinisha. Ariko tekera ubu harimo n'abantu batari bazi ko handitse hayo magambo. Handitse ngo uyifite ntarembera mu rugo ni ubwisungane. Inzara iratera kugira ku rwego barya amahurunguro y'inuma nayo akabonwa n'utari we wese. Ariko mwumva icyo nkundira abantu b'Imana, bajya barema ibitariho bikabaho. Ngo risajya mu mwuka. Naratangaye, ntiyanavuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe, aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya. Ngo avuga icyo Imana imubwiye kuvuga. Noneho umusirikari ngo wari uri aho ngaho yumvisha ubuhanuzi buhanuwe, arebye igihe buhanuwe, maravuga ati icyo ni ikinyoma. Naho Imana yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo ntibyabaho. Elisa ngo yibutse ivuganye nawe, aravuga ati ivuganye nanjye ndayizi. Uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Mbibutse ko rimwe na rimwe y'Imana itubwiye ibyo izabakorera, hari igihe duhisha aho izanyura ibikora. Elisa imubwiye ko izatanga ibiryo, ntiyigeze imubwira aho izanyura ibitanga. Yavuze ngo ejo nk'iki gihe gusa, ariko imuhisha aho izanyura isohoza iryo sezerano. Elisa aragenda, umusirikare aguma aho ngaho, ngo hakaba hari ababembe 4 babaga ku irembo, bari barajugunywe hirya y'umurwa bazira yuko barwaye ibibembe. Bano babembe Imana ivuga ngo ejo nk'iki gihe ntago bari bahari. Utagira ngo ab'Imana igiye gukoresha ni abazi ibibazo byawe, ntabwo ari abo watakiye, ntabwo ari abo waganyiye, n'abatazi ikibazo cyawe. Kubera iki? Iramutse ikoresheje abo wabwiye, wagira ngo ni imbabazi bakugiriye. Imana irakoresha n'abo utigeze ubwira ikibazo cyawe, irakoresha n'abatazi iby'Imana yakuvuzeho. Bano babembe ntibari bahari Imana ivuga, ntibari bazi n'icyo Imana yavuze, ngo ariko biyumvamo ishaka batigeze bagira, kandi baryiyumvamo Imana yamaze kuvuga. Bajya inama bati rero n'ubundi nituguma hano turapfa, nidukeza Abasiriya baratwica, ariko byose ni ugupfa. Aho gupfa twicaye reka dupfe tugenda. Ngo biha gahunda yo kugenda. Nawe urebe ababembe 4 tujya tubibona muri filime, ntabwo baba bafite imbaraga ku buryo banakwiruka kubera ukuntu ibirenge byabo biba bingana. Ariko tekereza bakandagira, bo ntibamenye ko hari ikiri kuba, ahubwo kikumvikanaho igisubizo cy'ikibazo kiri. Bo ntibumvaga ikiri kuba, ahubwo cyumvikanagaho ibiryo biri. Ariko nawe tekereza, nidushaka tureke kuvuga ababembe. Nubwo mwakubita imirindi gutya hano mwese, hano ubwo byakumvikana Rwandegisi. Noye tekereza abatipe 4 bari kwigendera gake bakandagira, bikumvikana Kacyiru hari hakurya, kandi bakumva ngo ni za Burende zije, ngo bakumva ntabwo ari umwe wenyine. Ariko mwumva imbaraga z'isezerano, ngo bakumva yabaguririye ntaje wenyine. Tekereza aho abasirikari bajya inama yo guta ikigo, ngo batamafarashi batindogobe, ngo banyura mu marembo y'inyuma bagenda batarwanye, bataho gupfa none tuzapfa ejo, reka dukize ubuzima bwacu. Kumbi mwumva Imana rero, barimo barasohoka ababembe nabo binjira. Ngo bahagurutse mu kabwebwe, bagera mu rugerero rw'Abasiriya mu kabwebwe, ngo basanga amahema nta muntu urimo, kandi usomye Bibiliya yari amasaha yo kurya, byari bihiye. Ngo bagezemo barya ibya mbere, ngo barya ibya kabiri, ngo bahisha ifeza za mbere, bahisha za kabiri. Bajya inama bati ibyo dukora si byiza, kuko uyu ni umunsi w'inkuru nziza. Nidukomeza guceceka turagibwaho n'urubanza. Ibyaba byiza mureke dutanga amakuru ibwami. Ngo batanga amakuru bene da. Uretse ko ubundi Imana yagakwiye kurangiza inzara mu gihugu inyuze mu babembe, ariko kuko ari inzira zitamenyerewe, ntabwo ishaka ko hari umuntu uzirata ikikoze. Nta
ntawe ari kwirata ngo yabigizemo uruhare inzara irarangira, ahubwo Imana yakoreye mu bagayitsi, mu baciwe, mu badahabwa agaciro, abari bikoreramo irangiza ikibazo cy'inzara, kugira ngo ejo hatazagira uwirata icyo yakoze, ahubwo bazamenye ko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Yewe narayibonye si rimwe si kabiri, inyura mu nzira zitamenyerewe ikantabara. Nta buhamya ndi butanga uyu munsi, mu kanya inyuma ubuhamya burahari, ariko ntabwo ubwanjye bwagera kuri uriya mukozi w'Imana. Oya, muraza kumva. Nubwo nari nzi ko bazamunkopa, kubera ko numvaga ntazabona inkwano yo kumukwa. Bisa nari nzi ko bazankopa madamu, nkajya mbaha make make twarabanye, numvaga inkwano ntazayibona. Nubwo nari nzi ko bazamunkopa, ariko sinakoreye ubukwe muri nibature. Buriya bwo burihariye, muraje mwumve muka. Njye ntabwo nasezerane muri nibature, hari kuwa gatandatu ku manywa. Harya ngo yari imigati 6 niyo yakoze rese, ngo muri resebusiyo bose barariye bararya baranywa, nta watashye atariye ku migati 6 nayo yaguzwe n'umuntu. Ngo basohotse ati dusubize impeta zacu twabatizaga ngo mudusubize impeta zanyu, ngo basubize impeta zabo. Ariko unyumvire nawe ubwo buhamya muri buze kumva, yenda hari niba ari buze kubutanga uyu munsi, akaba afite ngo imiryango irenze 10, abapangayi bamwishyura buri kwezi. Ariko inyura mu nzira zitamenyerewe, nari nzi ko bazamunkopa, kuko mabukwe n'umudiyakoni, mabukwe databukwe n'umudiyakoni muri ADPR, numvaga nibabona byanze tuzabiganiraho tukandikirana, kababwira uburyo nzajya mbaha veni tarani, ubanze ubu ngubu aribwo mba ndi kuyamaramo ko biri kose abari gushiramo. Numvaga ari izo nzira bizanyuramo, ariko nari kujya mvuga ngo Imana yampaye umugore baramunkopye, ariko yo kabyara ndadarabwe ngo wigwatirize kuzangirira neza. Sinzibagirwa nagiye gusenga ahantu muri Ezobo, harimo yenda abahazi, igikondo, irambwira ngo ikimenyetso cy'uko ngo korewe ubukwe ngo haye udufaranga dukeya. Hari kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, umuntu arambwira ngo ninze nsengera abana be. Ndagenda ndabasengera, maze kubasengera nditahira, ariko amperekeje tugeze hafi yiwe mu rugo, arambwira ati wambabare nkagutegera moto kugeza mu rugo. Nta kibazo, ama 45 ati ngaho tega akamoto kakugeza mu rugo. Ngeze mu rugo, hari ibintu nkunda mu buzima busanzwe, iby'umwuka byo n'umwihariko nibyo bingize uwo ndi we, ariko mu buzima busanzwe nkunda kurya neza, kwambara neza, kuba ahantu heza. N'ubundi nta kindi kitubesheje kuri iyi si, ni ukubaha Imana tukarya neza. Uburyo nafashe gahunda sinziyima, mfite uburyo. Oya, pensa ntaga ngewe, oya, umutima ushaka burishete nyafite nyigura, n'ubundi amafaranga tubaka inzu yubakisha umubiri, niyo gahunda ngiye mba mfite. Uretse ko atavamo ikibanza akasha oya, kandi ntuze kunyumvisha iyawe mibare, nyine ni yawe mibare. Nese ubundi 5 nabibika bikabi. Hari umuntu wacu yigeze azaraduhabya, ndamureba ngo nge natangije 2, ngo none ngeze ku mamiliyoni. Ndavana abari bamuhaye umwanya nkakubaza 2 igihe wabitangijemo uyu munsi wabitanye, waguha 100 byo wabikoresha iki? Ariko umuntu aguhaye 100 amufuka w'amakara washize, umuceri washize, ubwo uzazigama iki? Abantu ntibazi ko umuntu saving icyo afite, umuntu saving igitafite. Amajye mu mbabarire, abantu ntibazi gusave, ubwo so wa saving iki? Nyabonye rero 45 abana, ariko hari shati zari zigezweho zaguraga 25. Tekeza gutegereje
gutegeza ishati ya 25 ba muri chambrette ya 15. Ariko nasanze aho udatekereza utazagerayo. Bihera mu bitekerezo, Imana igashyikira iyerekwa ryawe. Ariko nijoro irambwira ngo ayo mafaranga ntago ari ay'amashati, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubukwe. Niko nta nkwano. Mitamagara shanishe ku wa 5 nzaza gufata irembo. Ati nkwano wayibonye ni nta kibazo. Kandi ubwo nemeye gukwa 500 yanjye y'icyo gihe ntiyari makeya, nose ko nanzi ko bazamunkopa. Ndamuhamagara nta kibazo. Mpamagara abasaza harimo umudiyakoni witwa Mageza w'iwacu, nimuzajye kumfatira irembo. Baragenda barifata ku wa 5, amafaranga arashira, sigarana 5,000. Iryo joro naraye ntasinziriye. Mfashe irembo mu kwa 2, inkwano ni mu kwa 4, ubukwe ni mu kwa 6. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 6 nzaba nuje imyaka 11 n'imariye. Iryo joro ndara nibaza nti bizagenda gute. Niho navanye igitekerezo cy'uko nimbura inkwano bazamunkopa. Ariko Imana ibayateguye inzira zitamenyerewe. Bigeze ku wa 6 ngiye muri korari, mbona telefone irampamagaye. Umuntu arambwira ngo bitende byiza, nitwa runaka ntabwo nzi ariko ngenda kuzi. Ntiyego, ushobora gutega moto ukansanga ahangaha, ningiye muri korari. Ati moto ikuzanye nahita igusubizayo, singutindana. Nta kibazo. Ndagenda ngezeyo mbona isura y'Yesu ubwa mbere, ariko ntago wambaza ngo muzi he. Arambwira ngo twahuriye hano 2008. Joseph yongwa afungura itorero kwa Mutwe harya kuri kaburimbo. Ati Imana ikunyuzamo ibintu uri kwigisha, none byarasone narakubuze, kandi hari icyo umwuka yambwiye gukora. Aho ngaho rero umuntu atangira ku hari icyo umwuka yagize gute. Sawa. Mbona yinjiye mu cyumba, ariko sha inyure mu nzira zitamenyerewe. Mbona yinjiye mu cyumba, tujya turimba ngo umunsi mwiza nibuka no kwemereye, ariko nanjye uyu nguyu njya nkwibuka. Mbona azanye akantu k'akamvirope, urabona tuno twamvirope batwaramo bashyiramo amasukari 2. Mbona arakazanye karabyimbye, arakampereza. Ati icyo umwuka yambwiye gukora ni iki ngiki, ariko ntiyambwira ikirimo. Murakoze. Ati singutinze, ati ndabizi ko mutaragutegereje, ati wagenda ntireka mbasabira umugisha. Navuze isengesho rimwe, ni nibyo utarakora biramukireho Mana mu izina rya Yesu. Kandi ukuri imbere y'Imana sinabeshye. Mpita mvuga nti zubu ndajya muri korari naramenya ikiri mu mutima urabutuje. Mpita mbwira moto nterekera mu rugo. Aho nabaga muri chambrette ya 15, kuyishyura byari intambara. Iyo uza kumbwira ngo twimuke, aho ari kubimbwira nayo guhita nimukira ko ntacyo nari kujya kwimura mu rugo. Ubu hano harimo abantu wabwira ngo tugenda icy'agaciro kiri mu nzu ni ngewe. Nanjye ntacyo nari nta ntebe nta gitanda. Ndagenda nari mfite akameza kaboshye turababoha mu bikangaga. Nabaga mu Kiyovu n'ubu niho nkiba. Ndagenda mfata ka kamvirope nsuka kuri ka kameza, ndabara nsanga hisemo 510 y'amanyarwanda. Nibwo bwa mbere nari mfashe amafaranga menshi. Ijwi rihita rimbwira atabajura b'i Kigali ntubakira. Biravangwa aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima wuba. Nubona umudamu asohokanye asize ishakoshi mu rusengero, ujye umenya ko nta kirimo. Ariko nubona yisohokanye ujye umenya ko arimo. Uzareba umugabo ufite amafaranga, nta muntu begeranye abakoraho, kandi nta muntu begeranye akoraho buri kanya. Yewe naye afite mu ikota kandi neza bakoramo. Ndavaye none umuntu abigenza gute? Nigira inama yo kutayasiga mu nzu. Mpita njya muri repetition nyajyanye, nari perezida icyo gihe. Noneho ndagenda ngezeyo ngira umugisha nsanga repetition irarangiye. Dirigente ati ngwino duha amatangazo, turaje repetition nta kibazo. Ndaza ntejo muzazinduka kandi utazazinduka ntazaririmba. Noneho uzi umuntu aba afite confidence, numvaga nta wanyeganyeze. N'ibihumbi 510 asike aribwo bwa mbere nari nyafashe. Umurimbyi aratinyuka araza arambaza ngo perezida ngo ko mbona ufite imiti uvuye kwa muganga. Ntiyego nari maze iminsi ifite ikibazo cy'umutwe. Ubwo namwizera gutera ngo uringe umwana w'umuntu avumwe. Ubwo se ntiyego, kandi koko mvuze ukuri, uretse ko nabivuze muri iyo mvugo icyo kibazo ufite si indwara. Mubwire ngo rata Imana gukorera umuti ijoro.
nigikemurira bigukoreye umuti. None si icyo kibazo sindwara igikemuye ntibigukoreye umuti. Nese urumva ntari mfite umuti nyine w'umutwe. Ndagenda ngeze mu rugo rero, iryo joro ryambanye rigari rimbana rirerire, ryandutiye iryo naraye ntekereza iby'inkwano. None ndayifite ahubwo rimbere irerire. Ubwo nyine shamburete nta cyumba cyabaga, murumva nari narashyizemo irido niyo yari yarakoze saro nyine n'icyumba. Ubwo hano habaga ari muri saro, inyuma ya rido habaga ari mu cyumba. Ndavuga ni nabaga gukomera k'urugi biterwa nawe wishyura. Inzu y'ibihumbi 100 ntabwo ifite urugi nk'urw'inzu y'20. Inzugi ziba zitandukanye bitewe n'agaciro k'amafaranga. Ngewe rero yari ingunguru barambuye bashyiraho ibizingiti, nirwo rwari urugi. Nta nubwo yari iserire, kari agapata bashyize, akorumva ko ari gukubita umugeri umwe. Ndavanira ijoro ntabwo ndi bwimuke, ariko ngomba kurinda umutekano w'amafaranga yanjye. Ndavana ntabwo bari busenye inzu, ariko barakubita. Numvaga n'ukuri bambonye, numvaga bambonye sinkubeshye. Mpita mfata akamatera ngakura mu nguni, ndaza nkegereza ku rugi. Ndavana ijoro iryo joro ndaryibuka nkumva amafaranga dore ukuntu nayaraje mu kwaha, umutwe urara ku rugi imeze gutya, kuko numvaga niba kubita urugi ndaba mbumva. Noneho nijoro umuturanyi ajya hanze ngira ngo n'urwanjye bakinguye. Icyambwiye ko navuze cyane nuko mu gitondo yambaje nawe ndacari maso sindasinzira mutibesha, ndabumva we ndabumva. Noneho mu gitondo arambaza ngo ninde wabwiraga ko ukiri maso? Ni n'abantu banesha ngo ndacari maso. Gutabara inyuze mu nzira zitamenyerewe. Nubwo unsetse, ubu hari igitangaza Imana yagukorera aha ngaha. Mu gitondo ukarenga aho utaha, ukabyibuka ugeze Rwandegisi. Ni ukuri pe, kimwe nuko ikibazo kikuzengereza ukagenda ubara ibidahari. N'igitangaza kirakuzengereza ukibagirwa aho utaha, ukava mu mujyi n'amaguru kandi ufite ayo gutega, kubera gusa murare z'igitangaza Imana ikoze. Nge nabyumvanye umuntu wari uri muri iyo bisi, ngo umugabo yavuye Kicukiro centre, ngo ari muri bisi, ngo bageze Rwandegisi, kubera ibibazo yibagirwa ko ari mu bantu, ngo ahita avanga ngo ase ngo nibashaka bakinywera aho ngaho. Urumva niba ari igikoma ntumbaze icyo ari cyo yavugaga. Tekereza aho umugabo yibagirwa ko ari muri bisi. Urumva we ntabwo ibitekerezo bimubwira ko ari mu bantu. Ntabwo nzi ikibazo ufite, sinzi icyo ari cyo, ariko waragerageje ukoresha imbaraga zawe, wiyambaza abantu ntibyagira icyo bitanga. Igutabara inyuze mu nzira zitamenyerewe. Iyo waje gusenga, iyo waje kurara imbere, igutabara inyuze mu nzira zitamenyerewe, ikwiyereke mu buryo utatekerezaga. Ubu nabaye mu buzima burya ibiryo babanje kuncunaguza, nabaye mu buzima bucumbikirwa, ubwo buzima bwose nabubayemo. Nabwiye madamu ndagusabye, niwumva udashoboye kubana n'umukozi kubera ko hari ibyo atari kubahiriza, ujye umuhemba umusezerera amahoro, kuko nakoze akazi ko mu rugo nzitotezwa icyo ari cyo. Umukozi ntakajye kurya wenyine, ageze dusangirire ku meza. Niba uzaniye akana abana, ajya wibuka ko nawe yirirwa barera, kuko uyu nguyu dukoresha ejo yaba ari undi muntu. Kuko nanjye abankoreshaga uyu munsi turahura tukicara tukaganira nk'abagabo, kandi nari umukozi wabo wo mu rugo. Ariko uyu munsi turicara tukajya inama nk'umugabo mugenzi we, kandi ejo bundi nari karya rugo wiwe. Nta Imana itakura umuntu, nta itageza umuntu. Ntukarebera umuntu mu gihe harimo ngo umufateho ijambo, kuko umuntu agihumeka n'umukandida wo gutabarwa. Umuntu akiri ubuzima amateka yahinduka.
igihe umuntu yicara ahantu akibagirwa ko habanje kwicara abandi. Ntago yamuyoberwa Venzi. Yitwa Ntabana Diodone, ayoboye korali yo bita Sobanukirwa yo mu Bibare. Aramuzi, umugore we aramuzi. Ingabire Sandine arimba muri korali Amahoro i Remera, yarahabaye cyane arabazi. Nari umukozi wabo wo mu rugo, ndi n'umuririmbyi bayoboye muri korali bimari yari njye ubakorera. Abasabwa kubyuka saa 10 nkatunganya ibyo ntunganya kugira ngo ndubahirize na gahunda ya korali. Ngasabwa gutaha amatara natarangiye kugira ngo njye gutekera boss, akaba na perezida wanjye wa korali.